tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe. Naba de bande nkumbuye mu cyoko rugo nangiye mu Buhinde ntabishaka. Nangiye kwiga mu Buhinde numva nyine hari amahirwe nari mbuze hano, hari indi opportunity nari mfite. Umugeni ntabwo turabura, ntabwo twigeze dukora to everyone. Nanone ni ikibazo. So urumva ukuntu biri complicated. So, hari uburyo rero bumwe mbona bishoboka. Ndavuga nyine from the experience. You have to be nice, ariko you also have to run away. Ugomba kwiruka. Abariyo rero njyamo ariko njya kwiga, nta nubwo natekereza ko nziga farumasi, numvaga nziga nka civil engineering cyangwa muziki. hanyuma birangira ugeze mu Buhinde uranditse ati ku migezi nyine ukuntu nyine bahoraga wari wakumbuye mu rugo kubera ko burya abantu bumva ko indirimbo nayihimbye by'ukuri ari ikintu bakumbuye nko mu rugo uvuga ati nkumbuye mu rugo. cyoko nangiye mu Buhinde ntabishaka. Nangiye kwiga mu Buhinde numva nyine hari amahirwe nari mbuze hano, hari indi opportunity nari mfite iruta iyo ngiye. None ngiye ngenda numva mfite ntabyinezerewe cyane. Nuko indirimbo yaje ariko si cyo cyabinteye indirimbo. Hanyuma ni nayo ndirimbo navuga yuko niyo latest video yayo nyine mwarikodinze muri concert, niyo latest kuri YouTube channel yawe. Turabwiye abantu kunyura kuri YouTube bakandikamo Israel Mbonyi bakanakoraho subscribe ndetse bakareba iyi ndirimbo mwafashe amashusho mu gitaramo cyabereye i Huye tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma ukoze indirimbo i Huye tite twikomereza nyine turi ku migezi. Hanyuma ugiye i Huye ukoze igitaramo kirarangiye, uduhaye amavideo menshi. Mbonye tubwire mu minsi yashize Mbonye ntiyakundaga ko abantu bamubona, bivuze wagiraga isoni cyangwa ntabwo ari isoni, ni structure, ni structure y'uburyo umuntu yifuza gukora ibintu. Kera kose najyaga numva ashaka gukora ama live recording, nyine ibingibi ndi gukora ubu ngubu. Najyaga numva mfite inzozi zo kuzabikora, ndebe ku bandi bagiye gukora za health songs, abarimbi batandukanye barimba witi cyabo. Ngumva nanjye niyo ntego. Nkashakisha rero ama script y'indirimbo zanjye kugira ngo nkore video clip bikanga. Rero ntegereza icyo gihe kimwe rero ndavuga okay reka ngerageze ndebe ko bishoboka. Nteguraga concert gato kitwaga Karame. Dukora recording indirimbo yitwa Karame, yitwa Mbwira. Tubikoze tubona birakunze. Ndavuga ni wow. Naho rero nahise mpera ntangira gukora ama video. Ariko avuga ati video ngo byaje. Ariko muri iki cyumweru yasohoye nk'eshanu. Eshatu. Zibyo nibwira ku marembo y'ijuru ku migezi. Hanyuma tubwire ufite indirimbo zingana gute umaze kuri recording muri session? Tuvuge ko hari izindi zikiri mu nzira, nizi gusa zirahari nyinshi, ushobora zose kutazisharinga icyarimwe, ariko zirahari nyinshi cyane. Actually tumaze gusharinga nka 7, ashobora kuba hasigaye nk'izindi nk'5 cyangwa 4. Twarikodinze ni concert yose kabisa. Indirimbo 7 zimaze kugera hanze. Hanyuma tubwire experience umaze kubona mu gushira hanze indirimbo y'amajwi, ubwo ndavuga audio ndetse no gushira hanze video. Tubwire bimeze gute, bitandukanye gute, niki wenjoyinze kurusha ikindi? Bon, mu by'ukuri ninjoyingaga cyane gushira hanze indirimbo zidafite amashusho kubera ko it gives you some kind of freedom. Bituma ugenda mu muhanda abantu ntibakumenye cyane kubera ko utagaragara ku mashusho menshi. Bituma hari ibintu bimwe nyine bitakugeraho kubera ko isura yawe itabira ahantu hose. Ariko nanone ubutumwa bugera nyine kuba bukunda cyane. Abantu nyine baba gukunda nibo cyane bajya kuri YouTube bagashaka indirimbo yawe akaro bayumva gusa. Ariko ari video hari umuntu wese ayigwaho to akareba. Burya abantu binjoyinga kureba, yaba ari umukristo atari umukristo, ugasanga ubutumwa bugeze kure. So nibwira ko gukora video ari byiza,
ariko no gukora audio nabyo ni byiza uyagire kimwe ni muri rwa rwego rwo kiri sawa kwihisha kurusha we nibyo yumvise ko ari wabyumvishe ngo kuko batamuzi nibwo byiza muri rwa rwego rwo kwihisha no si ukwihisha kompe ahubwo ni urwego rwo kuba okay wenda nabyo birimo ariko ku bwanjye ntabwo ari uko mbifata nka privacy urabona hari ubuzima umuntu yiberaho busanzwe nka mbere rwose nko muri 2017 ntashobora kwigendera mu muhanda nta n'umuntu ashobora kumenya ngo ni inde ariko ubu ngubu okay hanyuma wifuza kugira ubutumwa uduha uranyura kuri nimero yacu ntabwo tubuze kwakira telefone ahubwo turaza gusoma ubutumwa bugufi kuri 0787223224 hanyuma Israel Mbonyi muri iyi minsi uri gukoresha social media cyane uraza kutubwira ikintu ubona wungutse guhera igihe watangiye gukoresha social media urahera kuri Instagram ujye kuri Twitter ujye kuri Facebook ujye kuri YouTube twagiye kuri kibuze ngo muri no minsi ariko namye nzikoresha kuva kera upostinga amafoto cyane ubundi gupostinga amafoto upostinga amafoto kuririmba cyane ni minsi ngomba kubireka abantu badukurikiye bajye kuri Instagram yawe barebe Jesus wow ku muntu udukurikiye jya kuri Instagram rebe Israel Mbonyi urahita tubwira bimeze gute urabona sinzi niba wenda mwarabibonye ariko social media is taking over irimo irakura cyane ku buryo usanga kugeza ubutumwa ku bantu mu buryo bwihuse no gukoresha social media ku buryo ubu ngubu abantu basigaye wenda babona umwanya wo kuza hano kuri radio ni bakeya cyane abantu basigaye bajya kuri televiziyo ni bakeya cyane ariko umuntu wese mu rugo asigaye afite radio yiwe asigaye afite televiziyo yiwe ari byo telefone ikintu cyose ushaka urakimenyera kuri telefone abantu bose bubitse imitwe muri telefone kandi rero kugira ngo information yihute nuko ufite abantu bagukurikirana benshi ubasha kugezaho ubutumwa uko wifuza ku bwanjye rero namye kera nkoresha social media ariko n'ubusanzwe ukuntu ngewe postinga cyangwa ibintu nshiraho ni igihe runaka mfite igikorwa nshaka kumenyesha kereka Twitter wenda niho nandikaho amajambo y'Imana ariko nka Instagram iyo nakoze concert nibwo postinga amafoto akaba rero ngumishaho kuzageza ikindi gihe mu zindi event ariko kuba ndabyutse ndifotoje ni gake kabisa nabwo banza baba babinkubitiye Mbonyi ariko gukora ikiganiro kuri YouTube igitaramo kuri YouTube yes wabyakiriye ute wabonye abafana bawe cyangwa Kristo barabyakiriye bate nyine feedback wakuyemo niyi it was good byari byiza twari dufite abantu benshi twarebye hafi ngira ngo nabone 3,000 ageze ngira 3,000 bari live byari ibintu byiza ahubwo nzajya mbikora kenshi kandi yari experience nshya n'ubwa mbere kandi nta nubwo twabikoreye wenda kuri channel yanjye yari ibintu tugiye kugerageza byari bizano bari badukurikiye nabonye ama comment mu live chat y'abantu mu indirimbo barazizi abishi kubona sina abantu mu byukuri bo mu rusengero kubona n'abantu gusa bo hanze byanyeretse ko ubutumwa bwageze kure kandi bwa Imana yakoze ibintu bikomeye cyane mu ndirimbo nyinshi tumaze gusohora maze kubona iyo video maze kurenga 2020 kuzamuka yes hanyuma twikomereze twiganirire kubera iki wahisemo gushira hanze indirimbo 3 umunsi umwe hari kwa kane kubera iki ndirimbo kandi zageze saa 6 zose zamaze kujya okay ni kwa kuntu umuntu abyuka akavuga atari kubahisha abantu mu gishaho kaba kubita hiyo miriro yose warangiza ukigendera ni kwari kugera gusa ngo sharing ibihe twagize Butare kandi n'ukuri ntababeshye ni experience nziza nabonye itandukanye ryo gukora live no gukora ama video clip itandukanye nuko umuntu uri kureba video mu buryo bwa live iyi experience nga ya moment mwari mufite muri concert akakira ibyo mwari mufite hari wa mwanya kuri stage bitandukanye wenda nuko wakora na clip ni nziza ariko aho bitandukanye nuko umuntu ubumuhaye bya bihe namwe mwagize nibyo ubu musunikiyemo niko ntekereza hari indirimbo eruka gusohora yitwa Nturi wenyine yego hari feedback nyine wahawe kuri video iriya video vama ni nziza it was the yari trial bwari ubwa mbere nkoze video clip mu byukuri personally ngewe
ntacyo yari intwaye ariko nanone it wasn't the best I can get ntabwo yari ibintu nyine cyane gusa nuko harimo agasketch nashakaga gukina ari nako nagerageje gukina twakerageje gukora ni nako nashaka gutambutsa mu butumwa nashaka kuririmba so feedback nabonye y'abantu yari nziza but not as much as also uramutse ukinye filime cyangwa theatre wumva ari iyihe role waje ukavuga ati ahangaha nazajya mba ni the best kubera yuko tuvuge muri iriya ndirimbo wari uri kwakitinga nibyo tubwire nka role wavuga tubwire tugiyewe hari akuntu wari ufite ka gitara ahantu bari gushushanya tubwire uramutse ukinye filime wakina nka filime imeze gute waba ufite nk'ihe role naba the band role nakina nayo pe atawanyirukana hanyuma tubwire uyu munsi umaze kudaza ino ndirimbo ushobora no kubwira abantu badukurikiye ari umuntu utazi yakubona gute kuri nyine izo ndirimbo washize hanze hari nk'abantu bari kudukurikira kuri radio batazi uko bazibona batazi nimba waranazisohoye nabo ukababwira bazibona gute ni gute nabo babasha kubona ibyo bihe byiza indirimbo kubera ko atari indirimbo nshya nsohoye ari indirimbo za kera ko twakoze mu buryo bwa live muri concert bazisanga zose kuri YouTube hari mfite YouTube channel yitwa Israel Mbonyi ashobora kugenda kuri YouTube akakora subscribe yarangiza gusubscribe akajya ubona notification y'ibintu byose dushyiraho zose ziriho n'izindi nyinshi tugiye gushyira hanze n'izindi nshyashya kubera nubwo wenda ngira nabyo turuzi kubivugaho ndimo ndasoza album yanjye ya gatatu hari indirimbo nyinshi tugiye gushyira hanze rero kandi bakamenya ko iyo agiye kuri YouTube yacu agaklikingaho akareba ibintu dukora abaduteye inkunga abadushyigikiye nibwo buryo bw'iki gihe bwo gushyigikira umuntu kandi nta kintu utanze gifatika umuhaye attention gusa umuhaye amaso yawe n'amarangamutima yawe ukumva ibintu bye uba umushyigikiye numva ari aho ngaho wabikura hanyuma ku bantu badukurikiye nimba ufite telefone turabizi ko abenshi mufite smartphone jya kuri smartphone yawe nimba ukunda Israel Mbonyi ukande kuri YouTube yawe ujye muri research cyangwa se ahandi bashakira wandikemo Israel Mbonyi then kuri channel yukore subscribe siko twababwira buriya bakurikirana hanyuma ndite twikomereza izi ndirimbo 3 zimaze kugera hanze tubwire feedback uri kubona ni indirimbo wenda abantu bagiye bakunda mu bihe byatambutse nihe moment byagaruye kuri wowe ese abantu babyakiriye gute nizihe message nyinshi uri kwakira uyu munsi wa none message nyinshi nzi kwakira ni message zivuga kuri bihe twagize Butare aho abantu bose barimo bati mana we ibi bihe kweri twahombye ngoga ati nta kibazo tuzabigira ni Kigali kandi ikintu mu ma messages ndi kwakira na message meza mbwira ko twakoze ibintu byiza gusharinga n'abantu bihe twagize hari ariko nanjye byanteye personally byongeye kuntera imbaraga zo kutongera gutakaza content zo kutongera gutakaza concert yari yose muzi nk'ubu ya 2015 ntayo dufite ibuka 2015 ntayo dufite 2017 ntayo dufite mbese nta concert nimwe nigize ndi coding nyamara umuntu abicoding kiragiye uyu munsi kandi byari ibintu byiza cyane byiza kabisa so rero kuba bino bintu twarabitangiye ntago bizongera kuncika nzaye mbikora wiro n'umuntu utaruhari yarari mu kazi cyangwa yari mu kindi gihugu nabireba avuga ati wow amere nkaho yarari mu concert muri 2015 Merveille wenda n'abaciye mu ijambo muri concert umudamu umwe yarahagurutse aravuga ati njyewe Israel Mbonyi timwaye umukobwa wanjye waramwakiriye umugeni ntabwo turabura ntabwo twigeze dukora follow up tumenye ngo byarangiye gute ariko navuga ko ari kimwe mu bintu nabonye 2015 kabisa navuze ati ibi bintu ntago bibaho twagize ibihe bidasanzwe ariko byari ibihe navuga ko buri muntu wese yagombaga gutanga icyo afite kandi twabonye Imana icyo gihe hanyuma wenda bitumye nshaka kubaza ikintu kimwe Israel ukoresha social media cyane ese nk'iyo kuri social media umukobwa kwiyinterashejeho ubyitwara mute nk'umukristo nyine we
akwiyenteresheje buriya se kuri social media gusa vuga mu buzima Mu buzima busanzwe ni umusore ari umukobwa single ntabwo arashaka Yego, umukobwa akwiyentereshejeho urabibona kweri Yego. ubyitwaramo ute nk'umusore w'umukristo buriya se kuri social media wabona yakwiyentereshejeho buriya social Eh, media hari wanamurya iki- na hari- sini aragusuhuza tuke mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe abakobwa bakunda abastar turabizi twese abakobwa bakunda abantu bari femme abantu bafite amazina ari hejuru en plus Urushoboye? ntabwo ari abakobwa gusa nibaza ko umuntu ariko ni abantu bose ni abantu bose Abantu ariko bose, umuntu uzwi ariko baramwishimira. yes ariko nyine twe turi kuri iyo side ubwo niho yari ashatse kuvuga Yeah. nyine abantu benshi yego harimo abasore harimo abapapa abamama abantu batandukanye ba appreciating ibintu ukora bagukunda ngiye hari umugabo twigeze guhura ari kurira birancanga nyine mufata interview nyine kubera ko njye akazi kangira ari ugufata ama interview sibyo ariko icyo gihe hari muri concert ndabyibuka 2017 right yes hanyuma ariko wenda yari kuri iyo side aravuga ati nk'aba abakobwa benshi icyo gihe baba bashaka uwo musore ufite faveur y'Imana uri gukora ibintu byiza amplis na shitani nawe abamushaka kanyura nko muri abo ngabo sibyo tubwire bigenda gute urabona gukora umurimo w'Imana ni ikintu kitoroshye icya mbere ugomba kuba nice to everyone kugira ngo reputation yawe itazamo akantu kavuga ngo arirata ariyemera ugomba mbese kuba umuntu mwiza ku muntu wese kandi muri principe zo ku isi hano hasi hano hatubamo iyo ubaye nice to everyone nanone ni ikibazo so urumva ukuntu biri complicated so, hari uburyo rero bumwe mbona bishoboka ndavuga nyine from the experience you have to be nice ariko you also have to run away ugomba kwiruka yego so ntekereza ko nk'umukozi w'Imana wese ibyo bintu arabyigishwa kutadiscussing n'ikintu ubona gishobora kugwisha mu mutego runaka ni ukwiruka ni uguhunga nta discussions none ukavuga okay nimba ibintu ndi kubona biri butume mvuga nabi ugahunga guhunga mvuga niba ari muri message you have to be off niba ari umuntu muri kumwe you have to run niba ari mbese ni uburyo bwose bushobora gutuma utatinda muri cya kintu ikindi ntekereza sinzi niba ndamuri kumva context yanjye yego ikindi ntekereza nuko ni uburyo bwo kugira ngo unarinde na reputation ariko at the same time urinde n'umutima wawe so mbamuna rero ari kuba umwana mwiza ari kuba umuntu mwiza ku bantu bose kugira ngo reputation yawe itangirika ariko nanone ntusubscribing kuri buri kintu cyose kije on your way ngo akantu kose kaje kuri wowe uvuge ngo yes yego kubera ko wazasanga waramesinze up wazasanga yes hanyuma Israel Mboya azakora ubukwe ryari ntabwo ari kera ariko reka nkubwire nzakora ubukwe azaba ari kuwa gatandatu ahantu tuheza natwe tuzaba duhari turakira invitation at least tubwiye nk'umwaka w'umwaka oya ntawe nzi pe hari akantu actually abantu nyine benshi kimwe mu bibazo nsigaye mbona biba bikomeye nyine gusubiza n'ibyo bibamo nkunze kujya ahantu nyine nkahura wenda n'abantu bo muri family abantu batandukanye buri muntu wese ikibazo ajya ambaza ahita ambaza ni ryari uzashaka ryari bimeze bite uzakora ubukwe ryari ariko nyine nanjye ndakweba ni ukwiruka ko nasanze ariko ni ibindi bintu nyine reka twikomereze ikindi kandi nyine nk'umujene wese niba natekereza biba biri muri gahunda twese turabitekereza tukanabisengera so no pressure ni ukurindira gusa Imana ikaza hanyuma hano yitwa nde reka turebe kuri Facebook yitwa Anne we yavuze ati mbega byiza aririmbe Karame God bless him ariko uyu munsi nta gitari yazanye wihangane indi yitwa Philippe yavuze ati uwo musore ndamukunda aze kundirimbira ningerayo nzaririmba yandirimbo yihese Imana ikomeze kumwagura Fabrice yavuze ngo mbega ibintu byiza
Mbonyi ndamukunda cyane atubwire aho uteganya kutugezaho noneho Israel Weme. Aha biragoye ngo wamenye ryari ko ufite impano wari uzi ko uzagera aho ngaho. ntabyo nari nzi. Indi yavuze ati ndamufana ariko kuki adakora indirimbo ziri mu zindi mvugo. Yes. Ngo uramusubize Okay, mfite izi ndirimbo nyinshi. Actually mfite album y'icyongereza izasohoka mu myaka iza. Imana nifasha. bigeze kuri ndayitunganya. hanyuma abandi reka turetse ubutumwa bagiye bandika. Hanyuma ndagize kutubwira uyu munsi wa none Mbonyi afite izihe projet n'izihe gahunda nshya mu muziki. Ndashima Imana first of all kandi ndashimira Authentic kuba mwaduhaye opportunity yo kuza kuganira n'abantu b'Imana hano. Projet mfite ni nyinshi mu by'ukuri. Icyo navuga nuko nakomeje kugira ingamba nshya zo gukora umurimo mu buryo bwagutse. Ari naho nari mvuze ko mfite album y'icyongereza ndimo ndategura kandi Imana nifasha nayizarangira. Nkagira projet yo gusoza album yanjye ya gatatu. Album yanjye ya gatatu imaze kurangiraho indirimbo 5 gusa nizo ziri hanze. Hariho nzaririmba nkwiye kuri ari wawe, hariho mbwira, hariho karame, hariho nturi wenyine. Indirimbo 5 izindi zigiye kuza. Izindi rero nazo zigiye kuza ari nyinshi cyarimwe zigiye kurangira. Harimo indirimbo nyinshi, hariho indirimbo yitwa Imuhira, hari oya I'm not supposed iyo ndi zirampobera, hariho hari indirimbo nyinshi. iyi album izagizwe n'indirimbo Indirimbo zingahe? Indirimbo 10 Icumi. hamaze kujya hanze. Hasigaye 5 kandi izo 5 zazohora zose mu byumweru bitanze. Ni ukuvuga buri cyumweru indirimbo. Ku buryo sinshaka ku kwezi kwa 8 kuzarangira album itarajya hanze yose. Hanyuma dutegure no kuyilauncinga nayo online. Yego. Mu buryo bwa live. Katwizeye ko bizaba byanakunze wenda ntawamenya. Kandi dufite concert muri Kigali Arena actually mu kwa 7 ariko nyine. Uyu nguyu ku butumwa bugufi yavuze ati Yesu ashimwe bavandimwe ndabakunda cyane kandi ndabakurikiye. Israel ndamukunda cyane ndamusuhuje cyane. Ntago ugeze tubwira izina ryawe Paul Sano. Hanyuma reka nze kuri message nabyo ni ibindi. Uyu nguyu nawe yavuze ati hello ni Byiringiro munsuhurize Mbonyi mumubwire ndamwemera cyane niba bikunda andirimbire haguruka maze nkwambike umwambaro w'urugamba cyangwa mbwira. Ariko bano bantu indirimbo ntago bazi zina abaza amagambo arifatemo ijambo ryiwe. ariko ikintangaza ni kimwe ku izina riba riri gufi ariko ijambo ugasanga yateruye phrase ndende ndiyafashe. Nguwe yavuze ati ni Antoine munsuhurize cyane. Ndamwemera cyane indirimbo ze ziramfasha ariko ntago yigeze atubwira ikindi. Reka dusome wanyuma. Yavuze ati nsuhuriza Mbonyi uti Nyaruguru Kivu turagukunda uduhe ku ndirimbo ibihe. Nyaruguru ndabemera nanjye cyane. Ngo gushaka ku giti cye ngo yakubona gute ngo yitwa Joseph. Aha reka tubanze turekera abandi nabo turaza gusoma ubutumwa. Mwibutse ko nawe nimba wifuza kuduha ubutumwa bwawe urabunyuza kuri nimero yacu nk'ibisanzwe. Ni 0787223224 uraza kuduha ubutumwa hanyuma turagenda twiganira kuririmba uyu munsi wapi kabisa. Kuririmba baze kujya kuri YouTube bajye kuri YouTube bareba indirimbo. ni izihe challenge wigeze ugira kuri social media? Kuri social media challenge wageze. Some people are just on social media kugira ngo bavangira abantu. Hari nyine bavuga ibintu nabiri ariko nyine nibwira ko ari umuntu wese ngira ngo uzwi harahura nabyo. Hanyuma twari dufite topic yacu uyu munsi nawe uraza kugira icyo tubwira kuri topic yacu. Twavuze duti uramutse niba zafungura insengero guterana byemewe. Turabizi ko
tuba tugomba kubahiriza gahunda ya leta yo gusiga metero imwe. Hanyuma usanze twavuze ati twirengagize wa mwanya umuntu wese akunda mu rusengero kwicaramo, usanze umubare ntarengwa wamaze kuzura mu rusengero, wabigenza ute? Ugeze ku muryango ukumbuye guterana, ubwo ndavuga kujya mu materaniro muri church, wabigenza ute? protocole yakubwiye gusubira mu rugo. Ewa nahita nsubira n'umutima mwiza ngahita njya mu rugo nkajya gusengera online, sibyo se? Yego, kuri YouTube ngakurikira amateraniro. Ese wumva ubutaha wazagaruka nyine nyuma yaho ubutaha naza nazindutse urugoga wagira mbere mu materaniro? Kumvira biraruta ikintu cyo cyose. Kumvira, obedience is everything. Niba leta yavuze ngo dukurikize amabwiriza gutya, leta ni yashizweho n'Imana, sibyo? Ni umubyeyi, tugomba kubyubahiriza. Iyo utabyubahirije ukoze icyaha. Hari umuntu umwe wanditse aravuga ati ngo kumvira biruta ibitambo cyane rwose. Hanyuma is it a Bible verse? Yes. I guess so. Yes. Ati kumvira biruta ibitambo. Hanyuma twikomereze duti album ya gatatu iraje, iri mu nzira y'Icyongereza ngo nagaze umwaka. Ntabwo yapeshije, yavuze mu myaka. Icyongereza ishobora kutaba album nshya, harimo indirimbo nshyashya, ariko ishobora kuba yose kutaba album nshya, ishobora kuba izisanzwe kwa hindi mu Cyongereza, ishobora kuba ariko izaba ari album y'Icyongereza. Ndashaka kuyikora specifically as an English. Bakoresha Icyongereza. Wa muntu nyine watubajije yasubijwe. Hanyuma dite twiganira nyine, ubwo turi hafi kugana ku musozo. Uraza kutubwira uyu mwaka abantu bose turabizi ko twari turi mu rugo, ugiye kutubwira nk'ibintu bitatu wakoze mu rugo utari usanzwe ukora. Uvuga uti ngewe lockdown iyo nabyukaga mu gitondo umunsi wanjye wose, hari n'ababyukaga saa sita, hari n'abarebaga filime nkanjye. Hanyuma Espoir yize kureba filime. Mu by'ukuri nari maze nk'imyaka 5 nareba movie. Yes, hanyuma uraza kutubwira ibintu nka bitatu. Uvuga uti kuguma mu rugo nakoze ibintu bitatu ntari nsanzwe nkora. Nkubwije ukuri, kuguma mu rugo muri ibi bihe nabibyaje umusaruro. Byaje umusaruro. Nari nsanzwe nkora production ubusanzwe ariko bitari cyane. Naragiye developing izo skills. Ubu wabaye producer. Indirimbo yanjye utari ugomba kubikora. Mbonye icyambu pro. Kandi hari indirimbo urabizi ko afite indirimbo nyinshi ziri mu kabati. Kandi yavuze ko mu byumweru 5 azasohora indirimbo 5 zisigaye kuri album. Gutya. Ese tukiri aho ngaho haba harimo imwe mu yo wikoreye? Okay. Oya bitubwira. Niyo ubimenye cyane ariko ubutizera tuvuga ati ibintu, ariko arizo ndi gukora kandi niyo ntanazikoze wenda hari nizo nkora ibingoye nkaba nashyira abamenyesha. Nari nsanzwe mbikora, ntabwo ari wenda ari ubwa mbere nari mbikoze, ariko urumva icyo ni cyambere nabashe gukora. Cya kabiri twarangije zira live recordings, twazikoze muri ya quarantine yose. Donc amavideo kuyatunganya, kuyakurikirana, amajwi, kuko harimo akazi kenshi cyane, nazo zarangiranye nayo. Ikindi navuga nakoze, nagize umwanya kabisa kandi numvaga mbishaka ukubana n'umuryango wanjye. My family, my mom, my dad, siblings banjye bose twagize umugisha, bose baba bahari uretse nyina bari married. Noneho turangije tubona umwanya wo kuba hamwe, mbigisha gucuranga, ndi bararirimba, mvumbura impano zibarimo ntarinzi. Ndavuga wow, nubwo petit frère wanjye aracuranga neza cyane. Hari uramuzi? Namubonye ku ifoto. Avuza keyboard neza cyane. Byaranejeje kuko urabona iyo dukura tugenda tuva mu miryango cyane, igihe kiragira ukabasanga nta choice ufite, ugasanga n'ubundi uruzubaka urwawe urugo ugenda ugiye. So rero iyo ugize ikintu gituma wirirwa mu rugo ukirwana papa ukamenya akazajya ubyuka mu gitondo nta yindi gahunda, akakubwira ukagenda umenya ibintu atekereza, aba ari umugisha udasanzwe kuba afite ababyeyi. Nibwiza ko ibyo bintu bitatu vraiment byaranejeje cyane. Israel, abantu benshi b'abahanzi baranditse. Ese hari iyo waba waranditse waduha akapera ntoya?
urakoze Naza ntinyisha ahubwo. nyine akapera ntoya mu ndirimbo nyinshi umbwiye wanditse Reka mbwira amagambo ariko oya urumva asigaye producer wende ahubwo tuzamusura kuri studio ye. ntabwo ari studio ni home studio. Okay. nyine wadubwira kankubwiraho amagambo kubera ko ninyiririmba itarasohoka ntabwo ari oya byiza tuge gato cyane udatuma itimiza ku ncyaha ariko iravuga ngo zirampobera imbabazi zirampobera korasi iravuga ngo nuko nkihamagara imbabazi ziyo ziritaba ntaragira icyo mvuga ziranyemera ziti ngwino mwana nkunda cyane ndakubabariye. mu by'ukuri ntabwo mbyumvishe neza ushyize muri ya njyana ntoya wayihimbye iyo ni imitwe muri ya njyana ntoya wayihimbiye wayishizemo nkabyumva neza ariko uraza kumva ka trailer kaje akatrailer araza kukumva hanyuma witwa Mutesi ngo wenda urabizi nose abahanzi bandi bari international how do they get connected? social media. Yes. barabonana kuri social media ukamubona kuri Instagram ukamudieminga hey how are you bakabaramenyanye that's it. Hari abantu benshi namenye nabo gutyo n'abakozi b'Imana bakomeye kandi dufite big plans nibwira ko zizagira umumaro. Social media utari hose byagenda gute? wenda Imana ifite inzira nyinshi ariko that's ni tools Imana yaremye nayo iri mu bintu ifasha ni tools Imana yaremye ntabwo ari zo kwa shitani. Yes, tuvuge urugero ruri hano hafi cyane nari maze umwaka none ntari kuri Radio Authentique ariko abantu twaravuganaga cyane through social media babonaga what I have ibyo ndi kubaha bakumva ibiganiro n'urugero bakambona kuri YouTube nkakora ibiganiro n'iki and it was good kuri bantu baba bakurikirana ibikorwa byawo bya buri muzi. Ikindi kandi you don't need iyo ufite social media ntukeneye cyane indi influence. Abantu baba gukunda bagusanga hari babaza aho bakuri ibintu byawe baravuga ngo iyo dukeneye ibintu bya runaka tujya hano tubikura ariko ivuga gusa ngo ibintu biraho gusa mu kirere. Social media ni nka address muri iki gihe niho abantu basanga ibikorwa byabo. Nibwira ko ari ikintu kiri ngombwa cyane. So njye numva biracyagoye kubera ko abaririmbyi batandukanye ntago barabyumva abashumba ntibarabyumva. So nimba udukurikiye ahubwo ndibaza kutabyumva ni icyaha se kuyikoresha. nyine harabumva social media bakayumvamo urukozasoni bakumva ntago ari yo gukoreramo Imana. wayikoresha mu byiza nyine uko ubyumva siko runaka uhandi abyumva. ahubwo icyo twakora twabashishikariza kubyumva yuko ibintu byose ntabwo umuntu agomba kubifata kote negative. hagomba kuba negativiste n'abapositiviste. ikintu cyose kiba kirimo akantu keza n'akabi. nk'uko watubwiye ngo hari challenge wahuye nazo ariko hari n'ibyiza wahuye nazo. Yes, hanyuma hari umuntu wabajije kuri social media ati mumbarize mbonye nimba afite girlfriend ubwo bwose turamusaba. tubwiye ko afite ubukwe vuba ariko ubwo umuntu yibonera igisubizo banza shaje akishakire banza shaje kuko cyo kibazo abantu bafite impungenge cyane banza babona buriya hari n'ababa bagukeneye. hari nk'umuntu usenga hari umuntu atubwiye story atubwira ukuntu nyine hari umuntu usenga ni urugero umukobwa akazajya avuga ati akavuga ati uriya musore ndamuhoje ndamucakiye ndamufashe. So it's like that. wasanga ari ababari ababohoje kwizera kurarema rata niba hari nakomeze n'abajyaga kanyarira bakajya isi natwe arawudusengera nawe twarure ukavuga atari kwa Mana ukajyana. hari umuntu ngiye wagendikiye message ariko yambujije kuyisoma. nanjye nasakiriye yambujije kuyisoma ariko nyine gatwikomereze. gusa hari uwanditse aravuga ati mumpere yambu uwo musaza uwo ngo yitwa Innocent. reka
mu minota mike, mu minota itarenze 5 tugomba kuba twasoje, hanyuma tukikomereza n'ikiganiro cyacu. Murabizi ko nyine tuba dufite byinshi tubuze kugenda tuganiraho, ariko kimwe mu by'ingenzi Mbonyi aduhaye kuri uyu munsi nuko atubwiye ko ari ngombwa ko abakozi b'Imana bakoresha social media cyane, kuko ni bimwe mu bituma bahura n'abantu babakunda ndetse bagahura n'andi masomo of course. Hanyuma mbere ko tugana bituma secular world iba successful nuko bafite strategy zo kwegera abantu babo byihuse. Rero natwe tugomba ni isi iri competitive, tugomba natwe gukora cyane ubutumwa dutanga bukagera ku bantu benshi. Hanyuma uyu nguyu yavuze ati ariko ndabinginze muduhuze na Mbonyi, nanjye ndi umuramyi muri Assemblée de Dieu kandi mwigiraho byinshi pe n'imanzi. Mani gumugisha cyane manzi wo muri Assemblée de Dieu rwose ngo mushaka unyire kuri Facebook cyangwa Instagram mwandikire. Ni hose akoresha Israel Mbonyi, mwandikire mubwire ko ari manzi, ngo ngubwo turizera bizacamo. Uyu nguyu we yavuze ngo ati nituyisenge kubw'Imana Kinyinya Kami. Mbwirira ngo yari yanditse ku muntu kati kumwe Eli Bahati ati ngo nakomerezaho never give up thanks. Ngo yari yandikiye umusore twari turi kumwe. Mbonyi wenda tugana ku musozo mbere ko tugusezera, message waha abantu bakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubutumwa nabaha nuko turakomeje gukora kandi ibyiza biri imbere. Icyo nabwira nuko nta gihombo kiba mu gukorera Imana, turabizi. Abazikunda rero ubutumwa nabahereza muri rusange mukomeza kudushigikira, mukomeza kutuba hafi kugira ngo ibi bintu twatangiye tubone impamvu nyinshi zo gutuma dukomeza. Turabizi ko impamvu zihari kandi Imana yazitweretse, ariko niyo tubona audience responding ku bintu byacu turushaho gukora tubinezerewe. Kandi niba abisi bashigikira ibyabo, nabo nibashyigikire ibintu by'Imana kuko nta kibazo kirimo. Niko nibwira ikibazo kimwe cy'amatsiko. 2017 wakoze concert muri Kankigali. Yego. Kankigali iruzura. Yego. Iruzura pe. Wowe ukigera kuri stage cyangwa niyo wari inyuma ya stage ukabona abantu bangana gutyo Kankigali wayujuje, wumva gumeze ute muri wowe? Hari nyine hari feelings umuntu adashobora gusobanura tu. Urabona nkibibona barabimbwiye actually nka 10:00 nari nyine numva nari nkiryamye kabisa ko twavuye kuri salle nko mu gitondo nka 3:00 barambwira ati rero jya kuryama uruhuke ufite igitaramo. Nkaguma kumva hari ibintu byinshi bitarako baranyirukana kabisa kuri salle. Team twaturi gukora ndagenda ndaruhuka ndaryama rwose ko nari nararushye pe. None mu masaha 10 barampamagara mpita ngo nakererewe. Barambwira ngo uzi byabaye nezi byagize usare yuzuye. Ubwo urumva nari ntaranitunganya ngo nze muri salle. Ndavuga ntabwo bishoboka. Akajya mfotora akajye kati sare yuzuye ati nushaka kusi. Urumva nagize kuri stage namaze kubibona, ariko aho nari ndi mu rugo naravuze Mana, nabuze ikintu ngira Imana, naranezerewe. Nyine byabyumvira ureba ukumva ntabwo ufite ukuntu wabisobanura. Mbishe nishimye kabisa, ariko ndavuga Mana ushimwe ko ibintu bikoze kandi wungiye kunsubizamo intege. Nuko nditunganya nza kuri salle nabyakiriye, ngeze kuri stage nyine numva ari umugisha gusa, ari umunezero. Amen. Reka twisoreze ikiganiro cyacu kubera yuko no munsi nta kuririmba ni ikiganiro. Ntabwo wisubiraho. Ubutaha ninjye zatangira kuko nabonye uri kumvangira. Ariko wamvangiye vuba. Ariko mbere uko agenda ushaka kumusaba ikintu kimwe maybe tumusezera. Kitari cya kindi gusa. Wowe icyo ushaka icyo ashaka numuhitisha. Reka we atubwire. Okay, ngaho turi imbere ka karirimbo nyine urukumbuye iwawe. ubwo nawe ntabwo afite amahitamo yo kwanga kugira duhite dusoza. Tuzafata
urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe mu rwibutso ko yadutahuye. Amen. Yes, hanyuma reka story ntabwo ari iriya biratuma abantu batekereza story ntabwo ariyo ngo story iyo story ko yari mu rugendo tu yari ari mu rugendo atishimye yikumbura iwabo. Yes, hanyuma reka tumushimire cyane Israel Mbonyi ku mwanya wawe waduhaye. Hanyuma nta yindi ndirimbo turibuze kuguherekeza nayo uretse ku migezi live yo mwari codinge ihuye. Hanyuma twigarukire mu kanya gato cyane dukomeza n'ikiganiro. Tubibutse gukomeza kudukurikira munyuze kuri Facebook yacu ni Authentic Radio cyangwa munyure kuri YouTube channel yanjye ni Byishimo Sport muna subscribe mugani. Yes, hanyuma iryo jambo rigura abantu benshi. Ngira ngo ni izo bazari dushakire mu Kinyarwanda. Ariko nanjye kubashimira Authentic Imana ibaho umugisha ko harashigiye kabisa ntaheruka muri studio z'amaradiyo. Umunsi rero oya ntabwo ari kwihisha. Uribuka ikintu yahereyeho? Ariko icyo gihe yavuze kuri video. Nyine yavuze kuri audio ko ikintu yakoze. No kubera impamvu cyambe ni lockdown. Harajize amezi menshi. Lockdown yo nyine hagije. Cya kabiri ni ibintu turimo byo recording indirimbo nshyashya. Icya gatatu no gufata umwanya gusuka buruhutse gatoye. Okay, reka tugushimire cyane. Ndabashimiye abakunzi banjye bose. God bless you so much. Reka tumuherekeze gutyo.